ikindi kiganiro byo nkagenda mbyigize inyuma kuko nari mfite gahunda yo gusezera sibyo kiganiro kindi ariko bwari uburyo bwo kugira ngo usohokemo hariya ndavuga nti rero sasa rero cya kiganiro nacyo ntabwo nzagikora kuko nzi ko ntatanga umusaruro wifuzwa sibyo kuko nzi ko ntatanga wifuzwa ntabwo nzasubira kuri televiziyo uko nyine noneho ndangije ndavuga nti rero mfata icyemezo ngomba gusezera umva mvuga nti ngomba gusezera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane kuko aribwo nagize gute naje nibwo wabishakaga bihure itariki naziyemo numvaga ariyo ngomba gusohokeramo nujuje imyaka 10 top none biranga kubw'utwo tuntu n'iki byose aha ubu buryo bwagikemuye ikibazo ubu nanjye ndimo ndakureba ya no bukorikori ibintu bya tekinoloji n'ubukorikori ugashakisha ndakubona cyane amakuru cyagusuje cyane ari Sodi imyaka myinshi ase n'imyaka aracyane iminsi umwaka ushize twabonanye nze mu Rwanda waracitse ntabwo twabonanye twaravuganye ariko ntitwabonana harya ubwo nza muri radio Rwanda muri Magic ntabwo wari uhari na Parada ntabwo ufite nanakumvise ariko ntabwo nari impari so nukuvuga warankwepaga oya ntabwo nagukwepaga so numvise ikiganiro no muri Ali Student Friends live show sinakubwiye ko ntari impari azuga Gera Amanda zaba yayi okay nzategura indi no gutegura nzategura indi igiri yawe shaka besa iriya yo hari buryo ari naho uzanayikoramo nibiba ngombwa ko izaba yabaye nk'iyaho buryo uzayikora ntacyo ntakoramo pe ari so okay nzagushyira muri protocol kugira ngo ujye wakira abantu bagukunda baprofite kukubona uko bagushaka ndahari tu ikibazo nuko byarangira show ibereye hanze abafana bawe bakigubira hanze nawe ni hatari yes bamwita Gerard Rweme Mbabazi amakuru yawe bro amakuru yawe kabisa amakuru meza cyane ari Sudi ameze neza nishime kuganira nawe urazi ko nyine nkwemera beaucoup thank you so much uri mu bantu banabimbwira cyane kandi nshima nabonye komante yavuga ngo nakuze ngufana ngo mama yakuze gufana ariko nabize ko atari mama wawe nizere ko ari wowe shaje ni tante wanje mukuru bro ndi muto mane ndacyari muto ubu tutagara tutarakuze dufana nawe ahubwo wasanga yarakuze gufana wasanga yarakuze byamugana eko cyangwa wasanga nagiye nko muri radio mfite nk'imyaka nka 12 11 muri 11 gutyo ubundi nibwo natangiye kuri radio ko kuri Sarusi ndumva narakoze mfite nibwo nankigira anniversaire y'imyaka 11 ntangira kuri Sarusi nibyo n'ubutare muri kaminuza ku myaka ya 11 abana b'abajeni babaho main abana b'abajeni babaho ndakwibuka yatangiye muri 2006 watangiye ryari 2007 ukwezi sinkwibuka ariko ni muri 2007 ni muri iyo myaka bro kubivuga nk'ari kera muri iyo myaka nawe urimo urashaka kubikabiriza ngo byumvikane naho muri iyo myaka byo uzigashira imyaka ni myinshi twaje gushira 20 man uziko ni haraburi ubwo ni ibiri kuko 2025 yo twayinjiye nuvuga haraburi imyaka amara imyaka 20 mu itangazamakuru urumva ko dushaje ye ibaza umwana avutse 2007 ngaho imagine imyaka 20 mu itangazamakuru ongeraho noneho iyindi mbere yuko nginjiramo niyo mpamvu uri muri legend niyo mpamvu ndo gusaza ruka Gerard twamaze no kwinjira mu kiganiro ngo ikaze n'ubwa mbere mwaciye muri Ali Studio Air actually ni n'ubwa mbere mu buzima banza tugiranye exclusive y'inavyo yes n'ubwa mbere bwa mbere hanyuma rero abantu mudukurikiye muri aka kanya mwifuza kugira ikibazo cyacyo cyose
muza kubaza Gerard Mbabazi muraza kubona ijambo kabisa. Icyo uri busabwa no murebe imbere ya screen zanyu hariho akantu k'akazeru kameze nk'aka WhatsApp k'umweru niko nkita, harimo akabazo ugakandeho imbere ya screen, ni ujya hasi ahantu handitse add comment, hari kamera, hari ahagere iki, hari ahantu hari akazeru kabisa kanditseho akabazo, hari ahagenewe gucamo ibibazo. Aba ariho mucicamo ibibazo biranyorera kubitoma, apana ama reaction na ama comment. Oya, ufite ikibazo agicisha ndaza kukibabariza Gerard Mbabazi. Gerard, kuba nakumenya kimwe mu bintu bya mbere mwibazaho cya mbere nifuza kubanza kubaza ni kuri style y'umusatsi wawe, ukuntu wogosha, ukuntu style yawe, ukunda iyo style bayita gute? Ukunda afro, ukunda classic afro? Sinzi ukuntu wowe you describing. so nayisobanura gutera mbona banyogosha, sinzi ukuntu ni umusatsi usanzwe just uramwe kujya kwiyogoshesha muri mfite umukwaferi kuva biri ashize nk'imyaka nk'icumi turi kumwe nyogosha, ugataha mu rugo mama akakubwira ngo uvuye kwiyogoshesha. uvuze uti ugataha mu rugo mama akakubwira ngo wa mwana wanjye uvuye kwiyogoshesha cyane rwose. Niba bivuze kera twajya rero kwiyogoshesha tugashyiraho nka peke, reba nyine ku ruhande baho goshe bana guconze izo na peke, wagera mu rugo mere wa mwana ngo amafaranga naguhaye ngo yagufashe ubusabura ngo ujye kwiyogoshesha ubwo bakogoshe. Twebwe ikintu nibuka mu rugo bajyaga banga ni ukuduconga, simbizi, naje no gusanga ababyeyi benshi baranga ko abana babo baconga, sinzi impamvu. umwana muto impamvu nayumva. Umwana ukiri mutoya urumva ko yarabagira udusatsi hanga tumeze nk'utwoya, urumva utwogosha akiri umwana hari igihe bizagusaba guhora umwogosha buri kanya. Ko nticebuze bisaba guhora umwogosha, ariko iyo umuretse kumuconga hari n'igihe nyine urabona kwiyogoshesha birahenze, ntago ari uyu utazi kubyikorera birahenze. Urumva reba kuntu twebwe tujya muri salo buri gihe cyangwa ushaka kwiyogoshesha, nanjye hari igihe ngeraho nkanabyihorera nkazana hano abantu bakambwira ngo ari ngo wibuke ugomba kujya kwiyogoshesha. Hari abantu bajya babishyiramo muri commentaire ngo please jya kwiyogoshesha. Urumva ariko abajama ntago bazi how much it costs, ntago bazi uburyo ahubwo ngo birahenze cyane. Ureka two kubyita byatari ariko birahenze. Nimba ushaka kwiyogoshesha $30 gusa kwiyogoshesha rimwe, sibyo? None imagine wiyogoshesha buri cyumweru, gusa byaba ari $100 ku bantu bazi imibare $120. Ngaho imagine ufite bill $120 buri kwezi, ushyiraho dread muri rusange. ahubwo ndabona nanjye ndashaka kubireka nyine nanjye bikagaruka. Ndabona ariyo gahunda, ariko uri umusitari bya hatari. Amasitari we keretse barabuze. Nukuvuga style yawe ntabwo ifite izina. Ni umusatsi ndumva nta zina. Harya habaho penke, hakaba iki? Habaho singira ngo birahinduka buri gihe, ntabwo namenye ubu bigezeho i Kigali. Bapfa ni style ya Gerard tu, ni style ya Rwema. Reka tuyite Rwema. Umuntu uzajya kwiyogoshesha akavuga Rweme, umuntu ajya kwiyogoshesha agahita avuga ati mu nkiriho Rweme. Style ya Rwema. Gahita bamenya icyo bashatse kuvuga. Bavuga ko ukomoka ariko ngo mu karere kawe ariho wavukiye. Yes, navukiye mu karere ka Huye mu bitaro bya CHUB, ariko mu by'ukuri nkomoko yanjye ni mu karere ka Nyaruguru. Yego, niyo nkomoko yanjye, niho ababyeyi banjye bakomoka, ari mama niho bakomoka. Navukiye CHUB nkuko nyine wari wabivuze, ntabwo ukurikiye mbere. Nanjye navukiye muri CHU ariko ho zitandukaniye. Nuko hariho K we hakabaho B. We ni CHUK. Riko bayita kera bayita CH ariko gusa. Bavukiye icyitwa CH, icyitwa bitaro bya kaminuza. Bitaraba CHU B. Ntabwo byo bitaro bya kaminuza mavukira. Byari bitaro by'Ibutare tu. Siniko ukuntu babyitaga ariko ntabwo. Ari mu uyu mwaka ntabwo ukuntu babyitaga. Ubwo hari mu uyu mwaka? Ni mu myaka za 70. Hari yari ugenekereje. Myaka za 80.
mirongo inani na kangahe amazina ahindagurika buri mwaka bro udapurishije ntabwo uramenya ukuntu ibitaro babyitaga oya naho ariko sudi nuko kuramo abantu bakuru sasa rero oya ubushize ntabwo ubuya Pedro umenya ukuntu ibitaro babyitaga uvuka mvuka eh ndabizi byitwaga ibitaro bya Butare hari mu mwaka numve ndahita mfite hari navuga imbere yanjye hari mu myaka za 80 na kangahe bro impera z'imyaka 80 Idai no burani se basi. Ni hafi aho ngaho. Idai ni karindwi. Hafi aho ngaho. Inani Aho ngaho. Nubwiye ko nawe tujya kuvuga imyaka. Sigaye njya kuyivuga rero sasa rero. Kubera iki? Uzi impamvu? Abantu bazi ko ndi umwana muto cyane. Bamenye ko ndi umwana muto cyane. Njya n'abantu bakambwira ngo ufite imyaka, bakambaza imyaka. Nyine nababwiye imyaka ntabwo ishoboka. Bakumva ndi mu myaka nka 29, 30 yuzuye gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ase ubundi uri kure yabyo. Ashandi kure yabyo. Ndegejeho imyaka ingahe. Rero umuntu arashyizeho komantere, ukuntu komantere ayishyizeho mbonye ashobora kuba yari yaranifashe gutya. Mbonye ko kera abagabo bavuga imyaka yabo, ubu byagenze gute ko? Bisa bibona ko yifashe gutya yibaza iki kibazo. Ni iki cyahindutse? No, ariko ikintu nanone kintangaza, ntabwo nibaza impamvu abasitari batinya kuvuga imyaka, cause like ntabwo nshobora gukora biography y'umusitari ntayireye kujya yavukiye, kuko ni chronology, bigendana na chronology. No kuvuga yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kangahe, avukira Hanana, aza kugira gutya na gutya na gutya. Ariko sinzi Gerard, kuri umunyamakuru imyidagaduro ni iki cyahindutse? Uzi ko abasitari bazana bakangora iyo mubajije amatariki bavukiyeho. Uzi noneho abafana banyu, abantu babakunda, iyo yumvishe ko mwavukiye umwaka umwe cyangwa amatariki amwe, ntabwo bizi muri Service Relax no twabitangiye tuvuga amatariki y'abasitari no byoka. Wajye ntabwo misha umwaka navukiyemo. Hari mu gihe kandi magana cyenda mirongo inani nawe kubwiye ariko ntabwo wagezeho mbwira. Reba muri komantere neza abantu bose barimo bazishyiramo. Oya uraswa icyo ngora kuko njye muri komantere kandi ntabwo utumiye turi kumwe. Rema twivuga hari yayi matariki 23 z'ukwezi kwa gatatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi. Avukira mu karere ka Huye mu bitaro bya CHUB, avuka kuri Mbabariye Siliane. Sinzi Mbabariye. Uyu bita Gerard Mbabazi, uvuga kuri Mbabariye Siliane ndetse na nyina Kangabe Helene, n'umwe mu banyamakuru bakomeye. Ni Kangabe Helene, nizeye ko nibeshye. Nuko pe uramfite. Ubwo ngo ndavuga ukuntu bavuga ubuzima bwawe barimo barabuvuga. Bone wegeye. Hanyuma amashuri n'ubuzima bwatangiriye Huye, byumvikana. No mwari mutu yari Huye mu mujyi. Uvuze? Mwari mutu yari Huye mu mujyi. Yego twe dutuye ahantu bita Icyarwa, rero niza amashuri yisumbuye. Icyarwa urabona hirya, sinzi wenda Icyarwa uburenze ku Mukoni, sibyo? Itumba urahazi? Itumba ndabyibuka, ndimo ndagerageza kuhibuka kuko nari hashize imyaka myinshi. Urenze ku Mukoni. Ugeze ku Mukoni hari imihanda ibiri. Hari uwitutsa nk'ukomeza niwe Icyarwa. Aho hose ugera iwacu. Yes, igera Roma. Yose igera Roma. Hari uzamuka uca munsi ni ujya, ariko wemewe w'icyarwa. Usa nk'uzamuka niwe Tumba. Uca munsi uragenda ukagera aho bita ku Gateme. Ku Gateme. Umeza ugera ku mashuri ahitwa Icyarwa, none igihe primaire yanjye yose kuza ugeze ku Gateme tuza n'uzamuka ujya noneho bita Itumba. Hagati yo ku Gateme aho bitaga kuri Café do Tumba, no twebwe dutuye.
Oh, yeah. n'iwacu Afite abajama twiganaga muri kaminuza babaye muri ziriya quartier, n'umushuti wanjye ari kuhakomoka bitaga Mike, sinzi niba umuzi, wakinaga basket muri biriya bice. Ndumva Mike bari basa Mike ni abajama nabo twiganaga ariko bakomoka aho ngaho i Butare. yego Yes. Ubwo amashuri abanza urayakora nk'umwana w'umuhanga, utsinda ikizamini cya leta cy'amashuri abanza, nibaza ibyo byose kutari nkanjye. nari kuri iki kiganiro narito pedo njye naratsinze pe banyuze muri Kristerwa i Nyanza. Wiga no mu kigo cyiza, uzi none ku gihe cyacu kwiga muri Kristerwa umvaga byabaga ari ibintu bya danje. Igihe cyawe cyo cyane za Kristerwa ntabwo ari cyo cyari icya mbere ariko cyari mu bya mbere, nawe aho ngaho ntukabye. za Kristerwa za groupe scolaire i Butare, muri groupe i Butare, yego groupe y'i Butare, Saint Andre y'i Nyamirambo, lycée de Kigali, mu Byimana. Si ibyo ubundi ibyo byari bikaze, ariko n'igihe n'Inyamiramiye Saint Joseph y'i Kabgayi ntiyibagiwe bari kunyica. Saint Joseph wenda n'amapeti semineri n'abakobwa kujya muri Notre Dame de Cité yo mu mujyi cyangwa se ku Karubanda mu Duhene. Ubwo Byimana ni muri Hungu na Kobwa juste Bernadette Nyanza, Saint Bernadette y'Inyanza. Ubwo ni ku gihe cyacu abantu babyumve neza, biga ubu sinzi ibigo bigezweho byabaye byinshi none biri na international. Hari n'Inyamiramiye hari ukuntu abantu twayifatagamo ko yari inazwi kubera n'amasiporo hamwe na sociale y'ibyumba. Sibyo bahitaga muri sociale. Iyo ndumva kwikurikira nzi ko ibyumba ari ikigo cyiza, groupe de la salle ibintu nk'ibyo cyangwa groupe de la salle, sinzi niba ari sociale mu bintu nk'ibyo. Cyane ibyo bigo byose narabisabye niga primaire, warangiye kugira gutya naratsinzwe nisanga Nyamirambo muri kwa Kadafi. ako byatumye umusariza nko muri Kristerwa ntabwo tuba tukubona nka Alice I think wamenya nukuri wenda wasaraye kandi na ambassador wenda mwaranyishe muri showbiz. tuba twarahombye imana ikomeye cyane. Nabamenya cyane n'umusirikare bageze muri za majoro cya colonel. Hanyuma niho warangirije muri Kristerwa Troncome? Ufite nize ikigo kimwe muri primaire, niga ikigo kimwe muri secondaire, niga ikigo kimwe muri kaminuza. Kristerwa nukuvuga niho wize urarangiriza wa mbere kugeza mu gatandatu. Ubwo muri sike espere wize n'ibiki? Nize indimi ubuteye ubwoba ku ndimi. Nize icyo bita la langue moderne. Bose kwiga i Butare kwawe ni bourse wari wabonye? Bourse ya leta. Bro wagize amanota angahe ko ushobora kuri Kimene? Nta bumene tu nagizemo amanota. Ko mu ndimi abantu babonaga bourse byasabaga amanota menshi byataye. Ni Imana man, ntabwo numvaga ko ushaka kuba naba mu bantu babona amanota ya mbere. Nabonye amanota ya mbere iwacu, umva no lettre yacu ni yabaye ya mbere mu kigo. Nta nubwo ugena ariko ngiye kujya gutya mbona ndatsinze, ndumva naje ku mwanya gatatu cyangwa wa kimwe muri ibyo mu kigo. Ubwo rero ufite mu manota mu gihe cyacu harya twakoreraga kuri 11 sibyo? 11 ubwo se rero ufite mu muri arindwi hejuru. Nabonye muri arindwi muri lettre. Nta muntu yigeze uyabona mu gihugu hose. Ambo amanota arindwi muri lettre? No sinayinzwe indimi mu muzunga n'ibintu by'ubuvanganzo byino byinshi. Basinze uko bakoraga kiriya gihe, ariko arindwi yabaga amanota menshi pe. Oya babyo ndabiza arindwi yari amanota ataba. Abana ba mbere bari mu 8 gutyo kumanura ba mbere. Wow. Uhita uza muri kaminuza i Butare, uhita ujya kwiga itangazamakuru. Byari bimeze bite kugaruka kwiga muri quartier? urumva ko twe dutuye hari icyarwo turi abana. Najyaga mbona ukuntu abantu batambuka bumva muri za 90 gutyo,
za bibiri gutyo twiga primaire bibiri bwumva secondaire muri 2001 nibwo yatangiye secondaire yego noneho urumva muri iyo myaka za 90 twiga primaire urumva niho twagiye tubona abantu bafite amaklase binjira kuri gate iriya hepfo niyo binjiragaho pane ya indi ya ruguru ntabwo kugira ngo nige muri kaminuza nabonaga ari iby'abantu barenze nkumva kiya cyiciro se cyane ku buryo nanakuze ngo byanze kuze je nziga ibintu itazatuma ajya muri kaminuza kubera cyo twita la kwatinga no kwibura icyizere I think no yewe nziga nk'ubwarimu nziga ubitekereze nk'iyaje ndayo segonderi ntabwo nakundaga kiste narayangaga byatari sinzi impamvu nayangaga numvaga ariko nashaka kwiga no nigaga science men ariko iki no nkabona sinabona amanota yo kujya kwiga i Butare kuko kwiga i Butare yari nko kwiga muri Harvard nkavuga ntabwo amanota yo kuhajya nayabona no kandi nanone nkanga Isayi Busogo urumva mbona choice isigaye yonyine ni kiye umva nasabye kiye oh yes kuko aravuga amanota nabona muri science men ntago yanjyana i Butare pe ahubwo ubwo ni case nabonye na ya buruse murabaharanira aya diplome na yatayibona no niyo wumva nkumva aya kiste nkumva naye kuko muri kiste nibaza bafatiraga muri 4 muri 3 ane gutyo washobora kuba wabona buruse muri kiste muri science men i Butare byasabaga nibaza muri nko kuba kuri 5 n'ibice 8 kuzamura kugira ngo ushobore kujya kwiga i Butare muri science ewana narakugendere gukubitiraho kiye kugira ngo batancira ngo muri kiste ningira amanota cyambabaje nuko nakize n'amanota menshi nyine atuma nshobora kwiga i Butare narasabye kiye barampaye kiye urumva ariko kiste abantu benshi baratinyaga bavuga ko nyine ari mu mascience kandi akomera sibyo oya ntago aricyo nahangiraga ni ibanza ni impamvu zihariye nazi sinzi ikintu cyatumaga mpaga turumvaga nahashakaga gusa mu gihe sasa rero urumva jewe nangaga nageze urumva ko nashakaga ikintu cyitwa ngo suko nakundaga ngo ubuganga cyangwa ubwarimu nuko umva nakuye hafi ya kaminuza nkabona nyine abantu bajya muri kaminuza nkabona n'abantu barenze bya hatari nkavuga ni ntabwo ushobora kuzabasha kwiga muri kaminuza ngo bikunde i Butare nkumva ntabwo bishoboka nkumva ikintu kimwe ni ukwiga nka nursing bino by'ubuganga ubuforomo cyangwa nkiga ubwarimu kwigisha muri primaire nabwo kandi nabyo nkumva simbishoboye ibintu byo kwigisha ni biki none kaminuza ati mana urabizi rero ko ibintu byo kwigisha ntabwo nabishobora ubuganga byo numva nta bumunasi nabwo sibyo byari amabura kindi kwa kundi uvuga uti nta yandi mahitamo ufite ni ukwiga ibyo ngibyo bidasaba ko umuntu ajya muri kaminuza kugira ngo abashe kubona akazi noneho nkumva ninjya mu bwarimu nkumva pe ntabwo ndi kwibona mu bwarimu ntabwo ndi kwibona pe nabusa mu bintu kaminuza nasabye kaminuza y'i Butare ndoti nintabona kaminuza y'i Butare sinzajye kwiga muri kiye nkumva ninjya muri kiye nzaba mbaye umwarimu noneho pe uri kubyumva nanjye namubanye ndiyakiriye ahubwo ndavuga ni sasa nintabona kaminuza ya Butare nintabona buruse ya Butare nzajya kwera umucuruzi umwanzuro nanawufashe ariko kubw'amahirwe njye mvuga ko ari Imana dukwiye ikizamini cya leta tujye kureba amanota mbona naje mu bantu ba mbere batatu ba mbere uri kwibaza icyo kintu wa muntu utiyize ko yabona amanota yo kwinjira muri kaminuza iyo ari yo yose mbona amanota ya mbere ananjyana noneho i Butare ku bantu bari kubyumva muri kano kanya nk'abajene ntabwo babyumva umuntu utari muri generation zacu ntabwo ashobora kumva kwiga i Butare icyo bisobanuye muri kiriya gihe cyacu byari ibintu
byadanje. ari nacyo ki mu bintu abantu bashinzwe education mu Rwanda mbanenga kabisa, bishe education kuri icyo kintu ko kwiga i Butare ari motivation ikomeye ku bana, especially ikaba n'igihembo ku bana b'abahanga, ku buryo byasabaga nyine umwana kubikorera ku buryo nyine ujya kwiga ahantu wumva ko uri proud y'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe wakoresheje kugira ngo ni inspiration, byatanga inspiration. Bazongere banabigarure kabisa, bashyiraho ishuri kuryigaho nyine, bisaba kuba ufite amanota. Naho muri Amerika no ku isi yose hari amakaminuza udashobora kujyamo nyine udafite amanota meza, amanota bikwemerera, kandi ni nabyo bifasha nyine kugira ngo tugire abahanga ku isi, tugire abantu nyine badufasha mu gukora iyo mishinga, badufasha mu kugera ku bintu byinshi. Bisaba nyine abana badasanzwe bafite ubwenge budasanzwe. Icyo kintu kabisa bazongere bakigeho, ni ikintu cyafasha mu Rwanda muri education no mu bwenge. Sudi, wenda hatagira ngo umuntu wenda nko kugira Butare icyo gihe navuze ngo shokari amahirwe ni iki, icyo gihe wenda njya gusoza I think ko nabikoreye, sibyo? Ndatekereza ko nabikoreye, navuze ni uko ntari sanzwe niga, reka none nongera akandi kantu gato. Man, muri cya gihe cyo kwiga mfata umwanya kuko ndiga, ntabwo nari umuswa ntabwo nari umuswa. Nagenda mfata amakaye yanjye ndabati ngomba kwiga nkabona iriya buruse, aho kugira ngo mbone yayindi yo muri kiye. Ngira imbaraga zo kwiga muri icyo gihe, mvuga ngo ndarwana no kutajya ngo ntazajya kwiga muri kiye kugira ngo ntazaba umwarimu, sibyo? Nko mu byo cyangwa mu gihembwe cya gatatu nize kurenza uko nigaga mu bindi bihembwe byashize. Oya, byo ni ikintu gikomeye, ni inspiration, ni hard working, ni ibintu bisaba gushyiramo imbaraga. Aho kuri ako kantu tujya guhuza inspiration kuri ibyo dusoza amashuri. Gusa nyine njye narakurushije kuko njye nabaye wa kabiri mu kigo icyo gihe. Ariko nta wabenya, nshobora kuba nabaye wa kabiri mu gihugu cy'umuntu, nshobora kuba nabaye wa kabiri wenda muri pays des aveugles. Oya, niyo mpamvu ariko kuko icyo gihe twabonye buruse yo kujya kwiga y'amanota ashobora kujya kwiga i Butare turi babiri batatu, twari batatu banza mu kigo. So byari ibintu rero bitangaje kuri njye, nkurikije uko numvaga ni Butare sinigeze nanahasaba. So urumva kugira ngo nshobore kujya kwiga i Butare byansabye gukora transfer, nayo byansabye amahirwe kugira ngo nshobore kuyibona banyebereye kwiga i Butare. So Rwema, birumvikana ko muri kaminuza wahise wiga itangazamakuru kubera wari wize indimi. Okay, n'indimi zibaho muri kaminuza, ariko tuzi yuko muri CV yawe tuzi ko wize itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda. Ni igiki cyaguhaye gushaka kwimva mu bunyamakuru? Ubwo direct twinjira no muri kariyeri yawe, ni igiki cyatumye wumva ko noneho urarangije uje kwiga muri kaminuza Butare? Harimo byinshi washobora kuba wakiga, nubwo wize indimi washobora kwiga za indimi muri kaminuza zari zirimo Icyongereza, literature, ndibaza hari n'ibindi wenda ushaka gusanga bijyanye no umuntu wize indimi, harimo n'itangazamakuru. Reka twinjire muri kariyeri yawe noneho, kuki wafashe umwanzuro ukavuga ngiye kwiga itangazamakuru? Kuko nibaza ko ariho byahereye kubura umunyamakuru uyu munsi tuzi. Urumva, nubwo navugaga ngo nifuzaga ngo kuzaba umwarimu cyangwa umuforomo, ibyo byari byo amabora cyende. Ubundi inzozi zanjye, nakuze nkunda ikintu cyitwa itangazamakuru kuva ku myaka 5, kuva ku myaka seriously story ku myaka 5 byari bimeze. Ubwo najyaga nkunda kumva, ubwo umva nafite imyaka 5 mbere ya jenoside, ni mbere ya nyuma ya jenoside. Ku myaka 5 najyaga nkunda kumva radiyo Rwanda, ntabwo nibuka ngo ni iki numvagamo, gusa nakunda nkagira amatsiko yo kumenya ngo mu by'ukuri ninde uri kuvugiramo, ariko kwe kiri kuvugira muri kariya kantu byahita abana bajya bakora bitari story za tera ye byambayeho. Najyaga ndeba radiyo, nubwo twari dufite radiyo kasete, twari dufite radiyo nyine nkumva, twari dufite radiyo ni ntoya, twumva muri radiyo umuntu uri kuvugamo ibyo byose. Amabirisi wenda ndamwibuka, iryo zina ndaryibuka, Amabirisi Somana, kuko mfite petit frère witwa Aimable. Ubwo bajyaga ngo Amabirisi ni Aimable, mpita mufata sibyo se
amaburisi avugira muri kariya kantu tukamwumva nyine bikancanga ukagira ngo ni amabirisi muvugana. oya wenda kukubwira impamvu namufashe mu mutwe. urumva umwana w'imyaka 5 ntabwo kameme yafata uwo muntu bazamugumane ndabigoye. manye kubera petit frère mfite witwa Aimable, yitwa Aimable, bakatubwira ngo impamvu yitwa amaburisi yiteranwa na petit frère wawe Aimable. nuko sasa rero noneho nkajya nkunda kwibaza nkabyibaza mu mutwe nkanabibaza no mu rugo, kubera icyo umuntu avugiramo hariya kandi umuntu ni munini yinjira muri kariya kantu gute, sibyo? bizaga igihe nagize amatsiko radio ndayishwanyaguza akaradiyo gatoya mu rugo biri serious yo mu rugo, mbonamo nyishwanyuye mbonamo inyenzi zarasaze. ngira ngo inyenzi nizo ziba ziri kubugira aho ngaho. uri kwibaza kuko muri iyo myaka bavugaga ngo inyenzi inkotanyi rero nkagira ngo cyazo icyo kintu cyane cyaranshatse ikintu cy'inyenzi rimwe bakavuga ngo inyenzi zateye u Rwanda nkabona mu rugo inyenzi ku kabati ziciyeho izi zateye igihugu zarabananiye kuzica noneho conclusion mfata ko za nyenzi inkotanyi twumva nizo ziri muri radio ntabwo zabagezeho nazo zivuga baravuga ko zateye cyane mwumva nazo zivugira sorry abantu bari hano batubwiza ukuri bari abana muri za 90 bari mu Rwanda inkotanyi zitera bayavuga ngo inyenzi zateye mwese ntibyabacanze koko mukajya none baravuga ngo zifite n'imirizo. Inyenzi ntabwo zaje gutya gusa baravuga zifite n'imirizo none ukasibuka ukabona izamutse nko ku rukuta ukavuga ati none iratumara. Uziko ndarinze no muri jenoside ariko itangazamakuru muri b'abanyamakuru uziko no muri jenoside ndibuka muri jenoside narahunze ngeri Butare. It's a big story ndende i Butare none inkotanyi zigeze i Butare twamuka ku Kanyaru tuguma hari hafi mu Kayanza ndibaza ariko abantu bahise kamp none bohereza abasirikare b'inkotanyi kuza kutureba ngo sinzi bajero de marayo yagarutse bohereza abasirikare b'inkotanyi kuza kutureba ngo batubwire nyine ko igihugu bagifashe dushatse twahita tugaruka. Rero ikintu ngiye cyanyange kureba inkotanyi nari kureba ko zifite imirizo koko rimwe kandi wese ikintu gisekeje wumvaga nyine zifite ubundi nkababona kuko nasomaga ibinyamakuru ngene mbere jenoside d'umwana nasoma ibinyamakuru nkababona nari nzi ba Samukaka nari nzi ba Roisia Inyumba Rwigema Paul Kagame nari bazi mbere jenoside kubera gusoma ibinyamakuru cyane kuko narasomaga byataye kandi ikinyamakuru bitaga Kanguka cyakundaga kwandika ku nkotanyi cyane cyagitaga Kanguka ariko kangura cyakashishikarizaga abantu kwica abatutsi ariko icyitwa Kanguka cyari kimeze nka defense cyo cyakundaga gushyira mu makombe y'inkotanyi n'ibintu byinshi noneho kandi nkababona ko n'abantu ariko noneho baje Burundi ngashaka kujya kureba kuko n'abantu babazengurutse inkotanyi bashaka kureba kuko ngo nimba ntabizi naravuze mentalite ni ikintu ki psychology mastori y'inyenzi nsanga wibaza nimba arizo ziririmbamo zari zaranateye nyine byanacanze ariko mfata umwanzo mu mutima wanjye ko ziriya nyenzi kaka nibonye nizo zivugira muri radio cyane ko birwa banazivuga ngo inyenzi inkotanyi sibyo? Ndibuka twari turi ku meza ari twebwe n'umuryango papa na mama twese nuko twumva muri radio ngo inyenzi ako nsinya nkibagirwa kanza mu mutwe cyane ngo inyenzi ngo muri plafond ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo? I think ubwo urumva hari mu 94 byanze bikonze inyenzi muri plafond rero ngavuze turi muri plafond izo nyenzi tuzikure ibintu nk'ibyo ngibyo so ako karagaciyemo noneho ubwo nakuze nkunda itangazamakuru ko ibyo numviga umwana akunda ikintu abona hafi kubera ibyo numvaga muri radio abantu bavugiramo indirimbo ibintu nk'ibyo ngibyo uri umwana mutoya. None muri iyo myaka ibyo byose ni 94 93 je spa ntabwo mbyibuka neza nari mfite data wacu niwe nabaje ikibazo none harakimbwa ko ababyeyi banjye bo ntabwo bigize bansobanura neza mu byukuri umuntu avuga gute muri radio. None wacu
yaje kudusura mu rugo arangije afata ndamubaza ni gute umuntu avugira muri radio cya kibazo nimaranye iminsi wacu watansubije na se imwe dusiganye radio no yindi ako ntabwo nisenye ku buryo nyine yapfuye burundu dusiganye radio imwe ya cassette noneho iyo radio ya cassette uwo mutonto uwo data wacu ntabwo twavuga abatonto data wacu yarambwiye ngo reka nkwereke uburyo umuntu avugira muri radio afata ya radio cassette ashyiramo cassette twe dufite cassette y'inkotanyi mu rugo harimo isamaza izi indirimbo nk'izo ngezo album y'isamaza natwe twari dufite imbere ya jenoside nziza byatari turaje bihu kandi album yarakozeho abantu benshi cyane ntabwo byari byemeye kuzumva noneho afata imwe muri cassette sinzi niba ari yakayirebwa twamukundaga cyane byumva uhore nawe n'umuntu bumvaga cyane mu rugo ndabyibuka isamaza indirimbo nk'izo ngizo zose simbizi afata imwe muri iyo cassette andikodingaho sibyo ukuntu wakandaga hari akantu ka recordinga ku ma radio cassette ya kera none araplayinga arabinyigisha anyumvisha amajwi yanjye numvise mbaye umunyamakuru none amakasete iyo cassette ndabyibuka ntabwo uko byaje kurangira gusa icyo gihe nahise niyumvamo ikintu ntazi icyo ari cyo numva mbaye umunyamakuru numva ndishimye numva nanjye byanze bikunze ngomba nanjye kuzavugira muri ino radio nkumva ariko deja namaze kwivugiramo nkumva nyine abantu z'ababyeyi ntiwazimaze zirikodingiraho icyo gihe ndabyuka nyuma ya jenoside ahubwo jenoside irangiye jenoside nibwo nafashe amakasete ndanone nkayo yaba Cecile Kayirebwa bande iki byose twe barongeye turashaka ndarikodinga koko abana bo muri icyarwo nkajya mbaza natwe tukarikodinga indirimbo tukabyinira kuri cassette tukagira gute bambaza ngo ninde tambeshyira undi uwo nzi ko batakwita nuko rero natangiye itangazamakuru mu mutima n'abana muri icyarwo nkeka ko babyibuka benshi bajyaga baza mu rugo abarikodinga nyine tukajya ahantu tukirikodinga kuri iyo cassette umva nayo maze kumwa mukuru noneho nzi nuko barikodinga n'icyo ariko kubagana no kuturikodinga gutyo ntangira kuba umunyamakuru mu mutima gutyo nzamuka numva ngomba kuba umunyamakuru byanze bikunze ariko nkumva sinzabona ayo mahirwe n'ubu ngubu nikomeze ntabwo njya numva ikintu cyiza cyane kinkwiye numva ari icyanjye numva hari undi ngashiduka icyo kintu cyambayeho icyo ngicyo naje gusanga birashoboka ko ari ukwiyizera guke simbizi birashoboka ko sinzi wenda hari impamvu no kusase rero wenda dasimbuka mva muri secondaire noneho ndi kurangiza secondaire cyangwa twicaye muri icyo gihe sinibuka igihe radio Salusi yaziye Salusi nimba ari za 2005 cyangwa 2006 muri iyo myaka 2005 yego twari turi muri secondaire urumva ariko Salusi nakundaga radio y'u Burundi yitwaga Isanganiro twese twarayumvishe ko yagiraga imiziki myiza utapfaga kumva mu Rwanda yagiraga imiziki myiza ku buryo n'abanyamakuru bavuga neza ku murongo ukumva n'ibintu biryoheye amatwi biryoshye cyane ariko ku buryo ntabisobanura none kuri radio y'u Rwanda mbere yaho yisangana mbere kumva Isanganiro umva twumvaga radio y'u Rwanda tukumva ko umuntu twa Jean Gentil yarateye ubwoba uriya mu mama yarandyohereje niba ari kimwe mu bintu nta muntu ufite ijwi rya Jean Gentil hari abanyamakuru ba kera nsigaye nifuza kujya kumva amajwi yabo umuntu ufite ijwi rya Jean Gentil please azanyandikiye arime Jean Gentil Louise Kayibanda n'abantu nifuza kongera kumva amajwi yabo kabisa cyane nagize amahirwe ejo
numva irya Amabirisi Sibomana Yego, naragapostinze kuri Instagram yego. barakumvise. Yeah. Ubwo urumva Jean Gentil ni umwe mu bantu nakunze shoze na byandi byose bavugaga. I think ko numva nabyumvise mu matwi yanjye live, byandi bamuvugagaho byose, bavuga n'iki byose, baza kumukura kuri Radio Rwanda, baza kuvuga ko bamujyanye ngo niba ari muri videoteke, niba ari nabyumvaga gutyo kuri radio, ngo ntabwo kuko abantu baramubazaga. Hari story bavuga ngo yavuze live ari kuri Radio Jean Gentil. Njya nyumva ntabwo wari urimo urumva, sumbwe ngo warabyumvise. Ndavuga ngo numva byinshi mbyibuka, ariko I'm not sure, sinzi niba ibyo ngereye mu numva byinshi byibuka mu bintu yavugaga. Na byindi byose bajya batera amablaga, nanze kubisubiramo kuko I'm not sure. Sibyo? Gusa ariko umuntu ufite no kuri Jean Gentil, archive za Jean Gentil, nta ni foto, nta n'ikintu na kimwe. Sinzi niba wowe byibura warabonye ni foto ye wakoze muri Radio Rwanda. Foto ye ntabwo nayibonye, gusa bambwiye ko ngo yari inzobe cyane kabisa. Sinzi n'impamvu ngewe ari ibintu bimbabaza mu Rwanda byo kutubaha aba legend. Ntabwo byumvikana ikinyamakuru nka RBA kitagira mize. N'abantu bari classique bagikozeho. Navuga abantu kwe kuba afite ahantu ugasura abo bantu, ukamenya amateka y'abo bantu, kuko n'abantu badasanzwe babayeho mu Rwanda kabisa. Ofete birahari kuko ari muri Radio Rwanda, birahari amajwi ya yes, birahari. Wowe muravuga archive baba barabyarchive inzana, ariko ntabwo nyene nahasura ngo ngire ikintu mbona, menye Jean Gentil yari mu ntoki, menye Amabirisi Sibomana yari mu ntoki, menye Mukesha Batwara Dismas yari mu ntoki, menye Jean Fidel Kajugiro Sebarinda, Karinda Viateri, Rwakana Gaspard. Bro, those are the legend, the classic people. Mu Rwanda twagakwiye kuba twubaha, ujya ahantu ukabona ubuzima bwabo, amafoto yabo manitse na classic yakuze kuri Radio Rwanda kuva mu mwaka igihe n'icyagene inspiring the generation, the generation izitangazamakuru twese dukura inspiration kuri abo bagabo.